Abakristo bavandimwe duteraniye hano tuje kwibuka aho tutaribagiwe umunsi wa mbere w'ibonekero rya Mariya Karara Mukangango ryabaye kuri uyu munsi ku munsi akaba hashize imyaka 44. Tukaba twaje kugibuka gikirisitu kugira ngo utabyibagirwa, ariko cyane cyane kugira ngo bibe iby'uyu munsi maze bidufashe kubaho ubwo butumwa twahawe. Igitabo cy'intangiriro cyatubwiye ukuntu umuntu amaze gucumura ibintu byabaye ibindi, yibonye yambaye ubusa bimutera isoni, arihisha kugeza n'aho yihisha Imana. Umwuka mwiza wo mu busitani ntakiwumva, za ndabo nziza zihumura neza zo mu busitani ntakizibona cyangwa zimuhumurire. Za ndabo zageraga ubusitani bwiza, za ndabo zongeraga uburanga bw'ubusitani ntazibona, ahubwo arabona ibihuru n'ibiti byo kwihishamo. Ubundi bagombye kwiyereka Imana yabo, nabo bakishimira kubona no kubana n'Imana yabo n'umuremyi wabo, none barayihisha. Isomo ryatubwiye ko Imana yahamagaye umuntu, ntiyigeze imuvuga mu izina, ko buri wese muri twe aribona muri uwo muntu, ahubwo yahise imubaza ituri hehe. Ese kuki itabajije ngo muri hehe? Kuko bari babiri. Aha biratwereka ko umugore n'umugabo ari umwe. Umuntu arasubiza ati, numvise ijwi ryawe mu busitani, ngira ubwoba kuko nambaye ubusa ndihisha. N'umugabo yerekanye ko we n'umugore we ari umwe. Iri somo riratwigisha ko Imana ihora dushakashaka, ihora itubaza iti uri hehe. Icyaha kitwambika ubusa, kikadutera isoni, tukihisha abantu n'Imana. Icyaha ni kibi. Imana ibashuriye ikibi bakoze, umwe bwabo bwabyaye amahari, bagize isoni batangira kwitana ba mwana, umwe asiga undi icyaha. Buri wese yariyirurutsa, akigira umwere, akigira miseke igoroye, agatunga agatoki abandi. Umuntu ntiyemera ikosa rye, aho kugira ngo aryemere arahirikira ku mugore ndetse no ku Mana agira ati, umugore wanshyize iruhande. Umugabo aramya ko ikosa ari irya babiri, umugore n'Imana yamushyize iruhande rw'umugabo. Umugore nawe, inzoka yampenze ubwenge ndarya, kandi yari yarabibujijwe. Yumviye inzoka kurusha Imana. N'ubundi ngo umuntu ananira umuhana, ntananira umushuka. Umwe rero bwahuzaga umugabo n'umugore, kimwe n'ubwahuzaga umuntu n'Imana, bwahise buhungabana. Kuva aho umuntu akoreye icyaha, ikibi kirwana n'icyiza, ari mu isi, ari mu mutima wa buri muntu. Icyaha kandi kigira inkurikizi. Buri wese yabwiwe igihano azaniwe n'icyaha yakoze, ariko reka nibande ku nzoka. Ubaye ruvumwa, uzakurura inda hasi, maze akarya n'umukungugu, ni inzoka. Shyize inzigo hagati yawe n'umugore, hagati y'urubyaro rwawe n'urubyaro rwe, uzakujanjagura umutwe, nawe urukomeretse ugatsinsino. Ibi biratwigisha kutanywana n'inzoka. Nta mubano tugomba kugirana nayo, tugomba guhora duhanganye nayo. Nta butwererane nayo, tugomba kuba mu gice cy'abatavuga rumwe na Sekibi, mu gice cy'abayirwanya.
aho wowe wicaye aha ngaha ntubogamiye kuri Sekibi cyangwa ikaba ikubogamiyeho. Umubyeyi Bikira Mariya n'umwana we bayitumeneye umutwe, ariko kuko ari kirumira habiri, irumisha umutwe n'umurizo, ubu ngubu irasambagurika ishaka kuturya ikoresheje umurizo. Ngubwo ubutumwa bwacu, umurizo nitwe tugomba kuwusyonyora, kuwujanjagura. Ntibabe baratumeneye umutwe ngo umurizo utunanire. Ni kenshi natwe twiyambika ubusa, maze natwe tukihisha Imana. Ni kenshi turya ibyabujijwe, maze tukihisha mu biti. Kurya kandi si ukuryisha amenyo gusa, dushobora kurisha ijisho, dushobora kurisha umutima, ndetse dushobora no kurisha amatwi. Ntimumbaze uko twabigenza, ariko turabikora. Imana itwemera rero, ihora idushakashaka, kiriya kibazo natwe yabajije uriya muntu irakitubaza, iti uri hehe? Nicyo cyazanye umubyeyi wacu Bikira Mariya hano i Kibeho. Twari twambaye ubusa, twari twarihishe, none yaje kuduhishura, yaje kudukura mu bwihisho, yaje kudusubiza isura y'Imana twari twariyambuye. Aradusaba ngo inzigo yashyize hagati y'inzoka n'umugore, hagati y'urubyaro rw'inzoka n'urubyaro rw'umugore, ari rwo twebwe, twayikomeza, ntituzigere na rimwe twumvikana n'urubyaro rw'inzoka, ntituzigere na rimwe tunywana nayo, tuzajye duhangana kugeza igihe tuzatsindira, kandi icyiza kizatsinda ikibi. Ishapule y'ububabare twigishijwe na Mariya Karara izadufasha, izajya idufashamo. Igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana intumwa cyatubwiye ahantu inzigo yashyizwe hagati y'umugore n'ikiyoka yageze. Ukuntu ikiyoka cyakoze ibyo gishoboye byose ngo kigire nabi uwo mugore, maze kiramukurikirana aho agiye hose, kivundereza ibintu bimeze nk'uruzi rw'amazi inyuma ye, kugira ngo atwarwe n'imivu y'ibyo bimeze nk'uruzi. Nyuma kibuze uko kigira, kijomera kubamukomokaho. Ariko Imana ntiyatereranye uwo mugore, yahawe amababa abiri kugira ngo aguruke ajye kure ya nzoka. Ubutaka bwarumbutse, maze bumera rwa ruzi ruvunderejwe na cya kiyoka. Bavandimwe, Sekibi arahari, ntaho yagiye. Ibyabaye kuri uriya mugore natwe byatubaho. Sekibi ashobora kutwirukaho adukurikirana, akatuvunderezaho uruzi rw'amazi, ntiduhumura. Ariko Nyagasani yaradutabara, kuko utabaye uriya mugore. Azaduha amababa abiri, ndetse yaraduhaye, yatugize abantu, atujyana n'abakristo. Yaduhaye ubwenge n'umutima, yaduhaye ijambo rye n'amasakaramentu ye, yaduhaye Mariya nyina wa Jambo n'ubutumwa tuzaniye i Kibeho, cyane cyane ko uyu munsi yaduhaye ishapule y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya, kugira ngo duhungire mu butayu. Ikiyoka nikituvunderezaho uruzi rw'amazi, Imana izabumbura ubutaka, maze bumere rwa ruzi ruzavunderezwa n'icyo kiyoka. Nitugira amahirwe yo kurokoka, tukaba tubarirwa mu bubahiriza amategeko y'Imana, kandi tugakomera ku buhamya bwa Yezu, ntituzarire, kuko ikiyoka n'uburakari bwinshi kizaturwanya, ariko duhumure, icyiza kizatsinda ikibi. Kizabunda mu musenyi wo ku nyanja, nta bushobozi kandi cyihishe buri gihe, kirindiriye wo cyatungura cyangwa ukizaniye. Imana idutabara igihe cyose, ikadutabara igihe cyose twugarijwe na Sekibi,
icyo dusabwa ni uko twubahiriza amategeko y'Imana kandi tugakomera ku buhamya bwa Yezu. Ivanjili twasomewe yatweretse Yezu aturwa Imana mu ngoro, akakirwa n'umusaza Simewoni wahanuriye Bikira Mariya ko inkota izasogota umutima we. Ubugi bumwe bw'iyo nkota ni uko Yezu azabera benshi impamvu yo korama cyangwa gukira, akaba n'ikimenyetso bazagiriraho impaka. Ese aho wowe ntutyaza iyo nkota? Yezu akubereye impamvu yo gukira cyangwa yo korama? Yezu umugiriraho impaka? Yezu rero atubera impamvu yo gukira gusa, ntabwo ashobora kwihakana icyo ari cyo. Kujya impaka ni ibya Sekibi, kuko idashaka kwemera, ihora iburana, idashaka gutsindwa. Iyi vanjili rero irajyana n'uyu munsi twibutseho inshuro ya 44 umubyeyi Bikira Mariya abonekeye Mukangango Mariya Karara. Ni ingarukamwaka ry'ibonekerwa rya mbere rye. Bikira Mariya yamuhaye ubutumwa burebana no kuvugurura ubuzima bwacu, twanga ibyaha, kandi amuha n'ubutumwa bwo kwigisha ishapule y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya, itari ikibukwa na benshi muri icyo gihe yamubonekeraga. Mariya Karara yabwiye ko isi igenda nabi cyane, ko u Rwanda rugeze ahakomeye, bityo abantu bakaba bagomba gusenga cyane no guhinduka. Icyo gihe ngubu cyarahindutse cyangwa tuba cyakirimo? Uwa mbere ayo magambo yahinduye ni Mariya Karara ubwe, natwe tube aba kabiri ayo magambo wahinduye. Ni ububabare bwa mbere iyi vanjili yatubwiye. Ni umwanya twahawe wo kongera kwibutsa iyo shapule ntitukayibagirwe nk'uko bari baratangiye kuyibagirwa. Iyo shapule iyo tuyivuze iduha imbaraga zo guhinduka, zo gusaba imbabazi no kuzitanga. Mariya Karara yitabye Imana atarangije ubutumwa bwe bwo kuyigisha. Ni twebwe rero tugomba gukomeza ubwo butumwa, tuyivuge, tuyigishe n'abandi duturanye, dukorana, tubana, twigana, dusengana. Buhoro buhoro natwe tuzahinduka ibyo tuvuga muri iyo shapule. Ibyabaye kuri Yezu niyo byagombye no kuba ku muntu wese watuwe Imana. Natwe dufite umubyeyi wacu Mariya, twaje kumusura hano iwe duturutse hirya no hino, twaje kwishyira mu biganza bye kugira ngo uko yatuye Yezu mu ngoro natwe aduture Imana, nadukorera ibyo Nyagasani yategetse ababyeyi, maze natwe dusubire iwacu, mu bacu no mu byacu, maze tuzamere nk'uko Yezu yari ameze. Natwe dukure, dukomere, tubyirukane ubwenge,